Amasezerano ni umutungo wimukanwa. Amasezerano ni umutungo wimukanwa. Haleluya. Dushobora kutimukana amasafuriya ibiza byaje nka kumwe byabaye mu gihugu cyacu. Dushobora kutimukana amafaranga, dushobora no gutakaza abacu, ariko amasezerano ni umutungo ugira gute wimukanwa. Hari abantu babuze urubyaro ariko ijuru bagize gute rifite. Ntabwo kujya mu ijuru bisaba kuba warabyaye. Oya, ntabwo kujya mu ijuru bisaba ko ufite icyangombwa cy'ubutaka mu mujyi wa Kigali. Turashima Imana ica inzira ahadashoboka, kandi inzira iciriye abayo ni ihinduka urupfu rw'abageze gute bari babakurikiye. Tuvuge ngo amen. Ibyo bintu uri gutinya biri imbere yawe niwo mukiro wawe, kandi niyo nkota igomba kwica abanyegiputa bari inyuma yawe. Urwo rugamba uri gutinya ruri imbere yawe, Imana irashaka kurema amashimwe ugatambuka ukagera aho ugomba kugera. Tuvuge ngo amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Byari byiza ko mbahobera mwese, ariko hobera umuntu muhagararanye umubwire ngo felicitation ko waje muri aya masengesho. Mubwire ngo felicitation kuba waje muri aya masengesho. Bisubiremo cyane, bisubiremo. Muhobera umutindane nta kintu bitwaye. Ibiri hano byose birejejwe. Iyo nindamukanyo y'abana b'Imana nta kintu itwaye. Reka dukomere Imana amashyi yatuzanye twese mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare mu byicaro byanyu. Amen. Haleluya. Icyambere dushimye Imana iduhaye uyu mwanya. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri turashimira itorero Shiro ryateguye aya masengesho adasanzwe. Ngira ngo sigegeye nyine ubibona ni gakeya dushobora kujya gusenga tugasanga abantu bateguye imikeka hatarimo intebe, tukicara hasi, ari umutoya ari n'umukuru. Mubakomera amashyi, Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Cya gatatu turashimira ubuyobozi bw'itorero buduhaye uyu mwanya kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, kuba baradutumiye. Imana ibahumugisha. Nibo Imana yaragije iri torero, nibo Imana ihaye amavuta yo kuyobora iri torero. Ni ukuvuga rero ngo baduhaye indobani. Indobani murayizi? Niba hari abantu hano babaye abamotari cyangwa abanyonzi cyangwa batwaye taxi vatiri, indobani muzi icyo ari cyo. Ni ukuba umuntu afite ikinyabiziga akoresha, ariko kubera impamvu runaka akaba yagutiza ati nawe genda ugere gute ugerageze. Mwakoze kuduha indobani, Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko kandi mutunge ibiganza worship team. Bafite amavuta. Imana ibahumugisha, ibagwiriza imbaraga mu izina rya Yesu. Kandi n'ubundi ntibaze kujya kure yacu kugira ngo baze gukomeza kudufasha. Niba mubinyemereye mureke dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esther. Mufite Bibiliya cyangwa ntazihari? Menya hari abazibagiwe. Esther, dusome ibice 4. Igitabo cya Esther ibice 4. Reka nsubiremo rimwe. Igitabo cya Esther ibice 4. Haravuze ngo nuko umurongo wa 16 haravuze ngo genda uteranye abayuda bari Shushani bose, mwiyiriza ubusa mu nsabire mu mari minsi ingahe. Abafite Bibiliya bari bo basubiza ingahe? Ku manywa na ryari? Ubu tugeze ryari? Twaje ryari? Imana ishimwe. Mutagira icyo murya cyangwa munywa, nange n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzagere gute? Nzarimbuke. Tugiye muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 18. Dusome n'umurongo wa 7 n'umunani hanyuma tuganire. 18 Luka murongo wa 7 kugeza ku 8. Haravuze ngo ubwo bibaye bityo
Imana seyo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Harya twaje ryari? Tugeze ryari se? Mbese yazirangarana? Hariho akabazo. Ndababwira yuko izazirengera vuba. Dukomere Imana amashyi. Amen. Haleluya. Aya magambo y'Imana niyo tugiye kuganiraho, turavugaho bike, turagira n'indi mirongo tugenda tuvuga, ntabwo twasoma Bibiliya yose ngo tuyirangize. Cyane yuko ubu ngubu tugeze aho amasengesho aryoshye. Amen. Tugeze aho amasengesho ageze gute? Aryoshye. Hari abantu baba bakwepakwepse bagatangaza ko tuziriza ubusa, bo bakaza bafasha umushyushyu. Ubu wamaze kubashiramo. Na babandi bemereye kunywa igikoma kubera yuko ngo murwaragurika, ndakeka niba mwaje kare ubu cyamaze kubashiramo. N'abafasha akaji bagiye badukwepa bakinyabza ubu kabashizemo. N'abafasha uturayi n'agatoki ubu twabashizemo. N'abagiye muri pose bari mu kazi bakaba baje gusenga, ndakeka ibya saa sita bitakibarimo. Nukuvuga ngo umuntu wese agezaho ahiye ku buryo byoroshye gushyikira amasengesho, gushyikirana n'Imana, kuvugana n'Imana no kumva ijwi ryayo. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Amen. Amen. Kandi ikimenyetso nuhindukira ukareba mu maso ya mugenzi wawe, urabona asa nk'umuntu warakaye ariko nanone atarakaye. Urabona afite ukuntu afunze agasura, ntari gupfa gusetswa n'ubusa, araseka ubona abanje kubitegura. Hari abo ubona utuntu tw'uturwanya suri twatangiye kuza mu gahanga kabo kandi bakiri batoya. Hari abatangiye kurya iminwa ubona bayitapfuna. Hari abona hoze mbona barimo bigorora bameze nk'abakanda umugongo. Uriya wegereye iriya nkingi urabona ko afashe hano, buriya ntabwo ari amafiyeri ugire ngo hari umukobwa w'inzobe hariya mbona wifashe gutya nk'ugiye guhazwa kwa padiri, ntugire ngo iriya pozisiyo arayihorana. Hari umumama mbona hari inyuma. Noneho rero abagabo n'abasore murabizi bijya bitugora kwicara ku mikeka. Hari uwo mbona washinze amavi ufasheho gutya, nuvuga ngo amarezo nawe yatangiye kuyinjiramo, hari ama network yatangiye kumufata. Haleluya. Amen. Amen. Hari uwigeze kwigisha namwumvisha avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nagira gute? Nabamanukira. Ibimenyetso byerekana ko umwuka yamanutse twabibonye. Igikenewe ni ukugira ngo akomeze agenda afunga amapiyese yari yarajegeye, afunga ku buryo umuntu ari busohoke muri aya masengesho avuga ngo numva mfite imbaraga z'ejo bundi, z'uyu mwaka ndetse n'undi mwaka. Reka dukomere Imana amashyi zitanga. Haleluya. Nabonye mufite teme ivuga ngo kwambuka tukagera hehe? Tukagera mu masezerano, cyangwa se tukinjira mu masezerano. Niba hari ikintu kigoye abasenga n'abadasenga, ni amasezerano. Mureka bari nacyo tunaganiraho. Sashima. Haleluya. Amen. Niba hari urugamba abasenga n'abadasenga bafite, ni ikintu cyitwa amasezerano. Ugiye kuvuga ngo mbese kuzanyemo n'abadasenga nabo bagira amasezerano? Nabo barayafite. Itandukaniro n'uwayabahaye n'uwayaduhaye. Hari ibihugu bifite amasezerano byahawe n'amahanga. Hari abantu bafite amasezerano bahawe n'inshuti zabo. Hari n'abafite amasezerano bahawe n'ubuyobozi bwite bwa leta ahantu hatandukanye. Hari n'abafite amasezerano bahawe na family zabo. Hari n'abafite amasezerano bahawe n'abantu biganye. Harimo n'abantu bano bicaranye amasezerano yacumuje bahawe n'abantu bacurujanyije bahuriye mu isoko. Harimo n'abafite amasezerano bacumujwe n'abantu babanye mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se butemewe n'amategeko. Ayo nayo ni amasezerano. Ayo siyo nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga noneho abantu bafite amasezerano bahawe n'iyasohoza kandi kayakurikirana kugeza ingoma n'ibihumbi kandi kakora ikigomba gukora. Tuvuge ngo amen.
haleluya, amen. Amasezerano arimo ibyiciro byinshi cyangwa arimo ibice byinshi, ntabwo ndi bubivugeho kuko ntabwo twavuga ibintu byose ngo tubirangize uyu mwanya. Yesu ashimwe, amen. Ikindi cya kabiri, hari abahabwa amasezerano hari n'abatayahabwa, ariko akenshi burya umuntu uhabwa amasezerano ni uwagiriwe ubuntu bwo guhura n'utanga ayo masezerano. Amen, haleluya, amen. Ntabwo Imana nubwo ijya ibikora, ntabwo ijya ipfa gutoragura abantu bose ibonye iyo ngiyo mu muhanda ngo ibakubite amasezerano. Hari abo yabikoreye, ariko nitujanisha turasanga abantu Imana igiha amasezerano ni abantu bahagurutse bakaza Ishiro aho ivugira ikababwira ngo mukiva mu rugo nababonye ni nge Mana ishobora bingahe byose, kuko wahagurutse ukaza Ishiro aho mvugira nzakugirira gutya na gutya na gutya na gutya. Haleluya, amen. Mu masengesho niho tubonera amasezerano. Kuko mbere yo kwakira amasezerano hari ibibanza kugira ngo wakire amasezerano. Mbere na mbere habanza gushaka utanga amasezerano. Wamara gushaka utanga amasezerano ukajya akavugana nawe. Hari n'igihe muhura ntagire icyo avugana nawe, ariko iyo hatinze ukagaruka Imana ivugana nawe. Tuvuge ngo amen. Niba hari urugamba rukomeye cyangwa se niba ari ikigeragezo kibaho, ni ukujya gusenga ufite ibibazo muri nk'abantu nka 15, Imana ikavugisha 14, wowe bakugeraho bakagusimbuka. Yesu ashimwe, amen, haleluya. Kuba wataha ubizi kutari bubone ibirayi wabyihanganira, kuba wataha ubizi yuko ufite pirive wabyihanganira, ariko gutaha yavuganye na 14 mwagiye muri 15, wowe umuhanuzi yakugeraho akagusimbuka, nihagire n'inzozi, nihagire hagire na kamwe. Nicyo kintu kigora umutima. Utaha ucumuje, abo mwajyanye bagira ngo uri umunyabyaha, nawe ubwawe utaha upyineka uvuga ngo umenye Imana itavugana nange, hari Imana niba yantinye niba zagenze gute. Ariko muri aya masengesho y'iminsi 3 turimo hano, ndakwifuriza kuzavugana n'Imana. Imana ntizagusimbuke mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Imana ntizagusimbuke, Imana izakuvugishe, Imana izagusure, izakoresha abahanuzi, izakoresha abashumba beza mufite berekwa, izakoresha abashyitsi. Izo nzira nibona zidashoboka, uyu munsi nutaha uryamye igusure mu nzozi ivugane nawe, kuko nabyo ijya ibikora. Ariko ndakwifuriza ko kuba waje Ishiro ucyura isezerano ry'Imana ishobora byose. Haleluya, amen. Ntabwo Imana ivugana n'abantu rero batateye intambwe. Mbere yuko habwa amasezerano hari icyo ugomba gukora. Icya mbere uba ugomba gutera intambwe, amen. Cyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni abahawe amasezerano noneho turiho bakeneye kugira ngo bambuke binjire hehe muri ya masezerano, amen. Hari ibintu batubeshye, ariko burya biterwa nanone nuko umuntu angana mu mutwe we. Reka mbabwize ukuri, Yesu ashimwe. Kuri iyi si nta kintu cy'ubuntu gihari. Urakumvishije? Kuri iyi si nta kintu cy'ubuntu kigize gute gihari. Urabyemera cyangwa ntabwo byemera? Tugakonfirma ko kana nta kintu cy'ubuntu kigize gute gihari. Reka ndengere nongereho mvuge ngo no mu Mana nta bintu by'ubuntu bihari. Dufite ukuntu turi kwigishwa ngo agakiza n'ubuntu, yenda byemera ibyo 100%. N'ubuntu rwose, Imana irebye ibyiduca ntabwo twabibona kugira ngo duhabwe agakiza.
ariko ndagira ngo nkubwire ko umwana w'umuntu akenera ibintu bibiri. Akeneye agakiza n'ibyo kugira ngo azabone ubugingo buhoraho, ariko mbere yuko yinjira muri ubwo bugingo hari n'ibindi bintu akeneye bifatika bimubeshaho bikamusunika kugira ngo rwa rugendo rwazagere gute, azarusohoze amahoro. Ni nayo mpamvu amasezerano nakomeje kumva Imana iri gutanga hano, Yesu ashimwe, ikigaragara irimo iratinda ku bintu bishobora kuzabasunika mukazagera mu ijuru mudafite umunkanyari mu gahanga muvuga muti mu isi ntago yadukujeho, no mu isi yari yaraduhaye. Haleluya, amen. Turi kubyemera kandi reka mvuga aka kantu ntitukitiranye kubona ijuru no kubona amakamba. Amakamba ni ay'abantu bakoze imirimo. Yesu ashimwe, arakorerwa. Kubona ijuru ni ukwihana ibyaha ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Jewe rero ndamutse nkubwiye ngo kubona ijuru ku muntu ubyizera kandi wemera gukizwa biroroshye kuruta kubona ibigusunika kugira ngo uzagere mu ijuru uri muzima ugifite ubumuntu. Reka mbatangarize ko mwese uko muri hano, niba mwizeye haramutse habaye nk'ingorane tugasohoka twese tugapfa, twajya mu ijuru. Murabyemera cyangwa ntago mubyemera? Murabyemera cyangwa ntago mubyemera? Ariko ndabatangariza ko haramutse habayeho nk'ingorane ntabwo twese twasohoka hano ngo duhite tubona amayetaje. Haleluya. Ariko muraho mwarese tukaganira. Yesu ashimwe cyane. Ndakumenyesha ko uramutse usohotse hano ukagira impanuka ugapfa, wahita ujya mu ijuru kandi n'imirimo wakoze yahita iguherekeza. Amakamba ushaka wayahabwa, buri kimwe cyose wagihabwa. Ariko wakubwira ngo sohoka hano usange bakwibye imyenda yawe, usange bakwibye amafaranga, biragoye guhita wabona ibindi ako kanya. Nubwo wabibona bishobora kuba biciriritse pare raporo n'ibyo wari usanganywe. Impamvu rero Imana itubwira ijuru inshuro imwe ariko ikatubwira ibishobora kudusunika kugira ngo tuzarigereho kandi ikabivuga kenshi, nuko ibizi ko muri iyi si ari byo bintu bigoye kugira ngo tugire gute, tubishyikire. Hano hari umukobwa uhicaye wabuze umugabo ariko ijoro ararifite. Dore muri worship team uko bareba barimo bababuze. Hano hari abantu babuze amayetaje ariko ijuru bararifite. Ko mujujura? Hari abantu babuze urubyaro ariko ijuru bagize gute, rifite. Ntabwo kujya mu ijuru bisaba kuba warabyaye. Oya, ntabwo kujya mu ijuru bisaba kuba ufite icyangombwa cy'ubutaka mu mujyi wa Kigali. Ntabwo kujya mu ijuru bisaba kuba warakoze ubukwe. Oya, ntabwo kujya mu ijuru bisaba kuba wagiye muri Amerika nk'uko bahoze baduhanurira visa. No, ntabwo kujya mu ijuru bisaba kuba utuye Gitega cyangwa Nyamirambo cyangwa Nyarutarama n'ahandi hantu runaka. Ntabwo ari cyo ngicyo bisaba. Yesu ashimwe. Ariko ibyo ngibyo turi kuvuga dukeneye nibyo bitugoye, ni nabyo Satani adufatiramo akabituza kugira ngo ducike intege, duhakane imbaraga z'Imana yacu, ndetse binatume tutinjira hehe mu masezerano, bitume tutambuka ngo twinjire mu masezerano. Mwabivuze neza ngo ni ukwambuka. Ubundi hambuka umuntu uri hakuno ashaka kugira ngo ajye hakurya. Nibyo cyangwa sibyo? Hambuka umuntu ufite umugezi yambuka, hambuka umuntu ufite inyanja yambuka cyangwa ufite ikiraro yambuka. Hari n'abagwamo. Harabagira gute? Harabagwamo. Hari n'abamiranyeri bavamo bakabatera amakofi wenda bakabapompa amazi akabashiramo bakongera bakaba bazima. Ingumi baziriye n'ibindi bintu bitandukanye. Yesu ashimwe.
kugira ngo rero ushyikire ibi ngibi bishobora kugufasha kuzajya mu ijuru kandi ukajyayo wuzuye, biragusaba kubanza ugasobanukirwa ko ahantu uri atariho wakagombye kuba uri, ugahagurukana ishyaka ryo gushaka uburyo wagera aho wakagombye gukandagira cyangwa se wakagombye kuba uri. Ibyo rero biragusaba kugira ikintu ukora. Ntabwo bisaba ngo wicare gusa ngo bizizane, birasaba ko hari icyo ukora. Nusoma mu gitabo cyo Kuva ibice 2 niba ntibeshye umurongo wa 23, harimo amagambo avuga ngo Abisiraheli banihishwa n'uburetwa bakoreshwaga n'Abanyegiputa, ngo kuniha kwabo kurazamuka kubigera imbere y'Uwiteka. Imana yibuka isezerano yasezeranye na Iburahimu na Yakobo, ngo Imana imaze kumva ibyo byose inareba Abisiraheli imenya uko bamerewe, ifata icyemezo ibatumaho Mose, iramubwira ngo genda ubabwire ngo ndabakura mu gihugu kibi cy'uburetwa mbazane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Kubera iki babwiwe aya magambo? Nuko basobanukiye ko aho baratariho bakagombye kuba, bafata icyemezo, bashyira amavi hasi, baza ku karago baricara, ngo baraniha. Imana ibona kumva umuniho wabo. Haleluya, amen. Mbere se ko itari yabumvishe, ntabwo yari ibazi. Yesu ashimwe. Reka ngo hanurire nkubwire ngo hari ibintu Imana itakoze mbere y'uko uza hano, ariko kuko wafashe icyemezo cyo kuza kwicara kuri uyu mukeka ukayinihira, hari ibyo igiye gukora bitari byarabaye mu minsi ishize, kuko yumvishe kuniha kwawe ukaba wicaye imbere yayo. Tuvuge ngo amina, haleluya. Kugira ngo ugire icyo ugeraho ukwiriye kugira icyo ukora. Amen. Murabyemera cyangwa ntabwo tubyemera? Kugira ngo ubone umugabo ukijijwe muri iyi minsi biragusaba ko hari ikintu ukora. Biragusaba kuza ukicara ishiro. Hari umusaza tugira iwacu ku rusengero, umukobwa ahirutse kuza kumureba, aramubwira ati muzehe, ati ndashaka ko nsengera Imana ikampa umugabo ukijijwe neza, ndamushaka. Uwo musaza aramubwira ati niko se muko urasenga? Undi ati yego. Urakijijwe? Ati ndakijijwe ariko bidakabije. Umusaza aramusubiza ngo Imana iravuze ngo nta mugabo ifite wo kuguha ukijijwe neza, izaguha ukijijwe bidakabije umeze nkawe. Yesu ashimwe, amen. Nta kintu uri bugereho muri uyu mujyi, ntabwo uri buhindura amateka y'umuryango w'iwanyu, ntaho uri buve naho uri bugere nutagira ikintu ukora. Biragusaba guhaguruka ukabanza ukareba ko aho uri atari ukwiye kuba, ukanenga aho uri, wamara kuhanenga ugafata icyemezo, ukaniha, ukegera Imana, ukaza aho Imana ivugira, wamara kuhagera Imana ikavugana nawe. Tuvuge ngo amina, haleluya. Kufite amasezerano ni byiza, ariko niba ayo masezerano warayaherewe mu masengesho, kugira ngo unambuke uyashikire uyakandagiremo, biragusaba kugaruka mu masengesho. Yesu ashimwe. Biragusaba kugira gute? Biragusaba kugaruka mu masengesho. Nugaruka mu masengesho nicyo kiri butuma ubona ibisubizo. Danieli yarasenze ku munsi wa mbere, Imana iramwumva, imaze kumwumva yohereza ibisubizo, ariko ibisubizo ntibizamugeraho. Hanze hari Abamedi n'Abaperesi bashinzwe gufata ibisubizo byacu. Nitudahaguruka ngo dusenge ngo Imana yohereze marayika ushinzwe intambara z'Abakristo aturwanirire, tuzatagangara, tuzaririmba urwo tubonye. Ariko niduhaguruka tugasenga, Imana igakomeza gutemera mu mafi ya ni munsi, ikabona ibyo yohereje ntabwo byatugezeho, izatuma marayika wo kubipushinga kugira ngo bigire gute? Kugira ngo bitugereho, tubashe kubishyikira. Nyeganyeza umuntu mwicaranye ngo senga Imana yohereze marayika wo kubisunika. Telo salabo shalagrede botepa shendo vedebo. Imana yohereze marayika bisunike. Imana yohereze marayika asunika umugabo. Imana yohereze marayika asunika agakiza. Imana yohereze marayika asunika akazi edepose. Imana yohereze marayika asunika ubuzima, indwara zihagarare. Tela haleluya, amen.
Twasomye amakuru ya Esteri. Yesu ashimwe. Babayeho ari abayuda abanyagano mu gihugu cy'amahanga. Ni inkuru twese tuzi. Ngira ngo ubwo mperuka inahangaha hano nababwiye ko hari imirongo abantu bari mu bigeragezo bahorana mu mitwe yabo. Niyo yaba atazi aho yanditse ayo maverisi baba yafite. Umuntu ugeragezwa iyo umubajije uti ko muntu utazatabarwa ufite ibihe byiringiro, nta kindi ahita gusubiza, ahita akubwira Yesaya 57. Wamubaza uti yavuga iki? Ati haravuga ngo kumwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, kandi mu maso yange hagakomera hakamera nk'urutare, unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya, nahaguruke tuburane, ntabwo azansina. Wamubaza utese niyo Bibiliya yuzi yonyine iragushiranye, agahita akubwira ati hari akandi karongo nsigaranye kari muri Yeremiya 29:11 havuga ngo izi byo yibwira kungirira ni ibyiza, ntabwo ari ibiki, ntabwo ari ibibi. Wamubaza utese ubwo niyo mirongo yonyine ufite, agahita kunyarukira akajya muri Zaburi ya 86 akavuga ngo inyereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware bamenye ko Uwiteka agize gute antabaye. Hehe, wamubaza uti nta wundi usigaranye, agahita akubwira ati nzi ndundi uvuga ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Zamura ibiganza niba ufite amaboko mazima umere Imana icyubahiro. Hey! Haleluya! Amen. Hari imirongo abantu baba bafite bafashe mu mitwe yabo ku buryo wamubaza akabwira ati ubu niyo naba nsinziriye ndawufite. Amen. Haleluya. Wamubaza uti kuvuza iyo mu Isezerano rya kera ariko irishyashya ukaba nta kintu uvuzemo, agahita akubwira ati ubwo Yesu yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose, ati nakurangije. Talasende fope. Haleluya. N'amagambo yo muri Esteri ni ibintu mwese musanzwe muzi. Abayuda babaye abanyagano mu bihugu by'amahanga, ariko banyagwa bafite amasezerano. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo amasezerano ni umutungo wimukanwa. Amasezerano ni umutungo wimukanwa. Haleluya. Dushobora kutimukana amasafuriya ibiza byaje nka kumwe byabaye mu gihugu cyacu. Dushobora kutimukana amafaranga, dushobora no gutakaza abacu, ariko amasezerano ni umutungo ugira gute wimukanwa. Niyo mpamvu abahanga bavuze ngo Saduraka, Meshake na Abedenego na ba Danieli mu gihe cy'ubunyage bahunga, abandi bahetse ibishyimbo, abandi baheka indagara, abandi baheka intoryi, ariko bo ngo baheka udutabo tw'amasezerano bari baranditsemo iby'Imana yavuze. Ngo bagera ahantu hakomeye bakarambura udutabo bagasanga harimo ijambo rivuga ngo nzabana nawe mu byago no mu makuba. Bagakomangana bakaba bati basore twendereye dukomeze urugendo ntiducike intege, Imana yavuze ko izabana natwe mu byago no mu makuba. Iby'ibishyimbo bitavuga, iby'amafaranga atavuga, iby'agaciro kabo mu isi bikatavuga, amasezerano arabivuga kandi akabisobanura. Reka mbibutse ko nubwo Imana yaduhaye amasezerano y'ibyo izadukorera, umutungo turusha abandi badavugana n'Imana n'iby'Imana yatubwiye. Mbese abayuda barusha icyo abandi? Babarusha muri byose, ariko ikirenze babitse bigize gute ibyasezeranyije. Icyo nicyo gitwika. Bwira mugenzi wawe ngo nicyo gitwika. Ntabwo kuba mfite etaje Kigali aribyo byaba bitwika. Kuba naravuganye n'Imana itanga ama etaje nibyo bigize gute bitwika. Amen. Abayuda baza guhura n'umugabo mubi witwa Hamani, ariko ndabona mureba nk'abatagira Hamani mwebwe. Reka njye muri kiriya gice nicyo nabonye bafashwa. Kanjye muri worship team bampaye karuswa mu kanya baririmbye neza. Bo bashobora kuba bafite Hamani. Muri iyo quartier se hari umufite? Mwisibo yanyu hari Hamani mugira se? Oya shana mugira ukuntu murimo kureba. Ubwo se murareba nk'afite Hamani. Ayiwe. Iyi quartier harimo Hamani.
niyo mpamvu nabonye bataka barakata kuriya bagakata kushoto bagakata mbere nyuma. Haleluya. Amen. Bagiraga Hamani abagwa nabi. Hamani agira icyubahiro cyose ariko ntiyanyurwa. Hamani ntabwo bisaba ko urumuruta niyo kuruta kugirira ishyari pfa kuba ari Hamani gusa. Hamani ntabwo bisaba ko ufite itorero rikaze rirenze irye apfa kuba ufite umwuka wa gishitani ari Hamani. Ishyara ararivukana igishitani ntanyurwa. Ariko bwira mugenzi wawe ngo kutanyurwa kwa Hamani niko Imana igiye kumufatiramo. Kutanyurwa kwa Hamani niko Imana igiye kumufatiramo. Bwana asifiwe. Haleluya. Asifiwe Yesu. Reka mbabwira akantu nimushaka murakara. Reka mbabwira akantu. Namaze kumenya ko Imana idashobora gukora ikosa ryo kwemera ko urwobo bagucukuriye rupfa ubusa. Imana itegura gahunda barucukuye akaba aribo barujyamo kugira ngo rudapfa ubusa. Ntabwo Imana yapfusha ubusa urubambo. barashira pe Delo besene barafotra kresaba shane kosa. Ntabwo Imana yakemera ko urwobo Hamani yacukuye rupfa ubusa. Imana iremera akarucukura ikajya imuseka akongera akarucukura ubwoba bukagufata. Ariko Imana nayo ntishaka ko urwobo Hamani acukuye rupfa ubusa. Imana yateguye ko Moridekayi arokoka Hamani akaba ari ujya muri rwa rwobo yacukuye. Ntabwo Imana yakora iryo kosa. Ntabwo urumambo bakubambiye Imana izemera ko rupfa ubusa. Imana izemera ko barubamba ariko barubambye nibo bazarujyaho. Haleluya. Urugero abanaze mu rwobo rw'intare Daniel byagenze gute? Imana ntiyemeye ko iriya geste ipfa ubusa. Imana yemeye ko Daniel ajya mu rwobo rw'intare. Intare zimubera abasekirite ziramurarira. Abamunaze mu rwobo bari bo zirya. Ndashima Imana ko intare baduterereje Imana yagennye ko zizatapfuna baziduteza. Ndashima Imana. bacukura n'izindi bacukure lasane. Ntabwo murasenga ngo mugere kuri dogere umuroza kuroga hanyuma ibyo yakoherereje bigahindukira bikamufata. Niba bitarigeze bibaho muri aya masengesho bizaba. Niba bitarigeze bibaho mu myaka umaze ku isi muri aya masengesho bizaba. Nzi agaciro k'amasengesho, nzi umusaruro w'amasengesho. Kandi Imana twicaye imbere, Imana nayo izi agaciro k'amasengesho. Niyo mpamvu tujya gusenga Imana ikavuga ibiruta ibyo twagiye gusengera. Niba waje gusengera akazi kubera ko amasengesho Imana yaha agaciro izi imbaraga umusaruro w'amasengesho, ntabwo Imana izaguha akazi gusa. Imana izaguha akazi yohereze n'uburinzi bw'akazi, yohereze no kurama mu kazi, yohereze no. Haleluya. Nta muntu uri hano wari wajya gusenga asaba ibiryo Imana ikamubwira bitari ibiryo biruta ibiryo. Vuge ngo amen. Nigeze kujya gusenga umusiramu yanyirukanye mu nzu twishyuraga icyatanu hariya Kimihurura. Yabuze kandi nabanaga n'undi mutipe witwa Korode. Mbura 75 nawe bura 75. Ibyo mwamwigira ni ibiki? Ibyo mwamwigira ni ibiki mwabaye mute? Ndumva nakunosha noshera umuntu uri ruhande rwamubwira ngo imbaraga z'amasengesho zirakora. Umva nakurisha inzara n'abarya amenyo. Amasengesho sha amasengesho. Impamvu mutari gufashwa nayimenye. Abantu mwese mwicaye hano mufite inkunga za baso na babene wanyu n'abandi. Nta nkunga y'Imana mwigeze mubona kuva mwabaho mu buzima bwanyu. Abantu bigeze babona inkunga y'Imana yayibasezeranyije. Mumfashe dutere haleluya.
nabishinga ntabwo nzi amarezo yanyu aho mwayakuye. Niba ubugari urya ari nyoko wanyu wabukoherereje, inzu ubamo akaba ari muyombo yishyura. Uzi ko hari abantu baba bari abagabo baranabyaye bakishyurirwa inzu na ba muyomba sha. Ubwo rero tukwishinge, wifate nk'umutagatifu wo kwa padiri aho twahoze, natwe tukwishinge. Wapitwe tuzi agaciro k'amasengesho. Niba hari amasengesho akora, ni amasengesho abantu basenga bicaye ku mukeka nk'uku nguku. We ninjiye hariya nareza agatuza nambaye n'agakweto keza, protokole wari unkuyemo ari hehe? Arambwira ati toke inkweto bazisiga hariya po, reka ibintu byo kurega agatuza agenda gakeya. Nari nzi ko abashumba bazizana kure. Arambwira turazisiga hariya. Turazisiga hariya sinzi ngo byori. Yambwira ati urahurirayo nazo. Mukanya nsohotse ngiye kwitaba telefone kuko ikibazo Imana yari ikemuye nari nasize inyuma, ngira ngo nanazisanga sinazibona. Ako protokole inkweto zange zirahari buri. Sawa ngo zirahari. Mana ishimwe ni zacu zose. Haleluya. Amen. 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 Musirama nyirukana mu nzu y'icyatanu nabuze 75. Ndamanuka njya mu gishanga njya gusenga. Imana iravuga ngo ni Imana ishobora byose, ntanga amazu uzabaho, nzakugirira neza. Haleluya. Wabuze 700. Nabuze 75. None mwebwe murabura tarani mukavuza induru ngo kabaye. Twayishyuraga icyatanu turi babiri. Nuvuga ngo iyo twaya kwishyura twakoraga contribution umuntu akazana 75 n'undi 75 kugira ngo bibe icyatanu twishyura ukwezi. Turayabura. Inosa arayabura na Korode arayabura. Umusiramu arafunga. Afungira namo n'ameza y'umutipe witwa Boss ko yari yaradutije twararagaho n'isafuriya imwe n'amasahani 2. Wandiriye ibinyunguti nka 2 umuntu mwicana ukamubwira uti ntugakinisha amasengesho. Njya gusenga. Haleluya. Mana irambwira ngo nzakugirira neza, nzagukiza urubwa. Ndasohoka ngira ngo birabaye ntibyaba, ariko ngira ubwenge njya gucumbika mu Nyakabanda mu bazamu. Barariraga shansiye, mbona naho nibiri kuvamo, ndongera ndagaruka. Sinzi ahantu nari mbonye udufaranga nkubitana n'uwitwa Silveri arambwira ati kwa Gerard hari inzu ya 3500. Ndavuga ni kuva Imana yaravuze ko izangirira neza, reka tugende tujye muri iyo 3500. Uzajya utanga 750 nanjye nanga 750. Turagenda tugezeyo dusanga ni inzira irimo umugina upfamo ibyobo n'imegere n'imiswa. Abiringi abantu barabahemukira, ese babanga amaso bakabakoza isoni. Wowe Mana wowe n'ujuhemu shiramo amashi ukoza isoni. habwa ikuzo Mana wowe Mana we wowe n'ujuhemuka kandi ntukoza isoni. Habwa ikuzo Mana yacu turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga
haleluya, amen. Dusanga inzira irimo imegeresha n'ibyobo n'imiswa, turirimba urwo tubonye tuyivamo. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Ariko ndashima Imana ko nsigaye ntaha iwanjye. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni birebire, ni long story, ni ubuhamya burebure. Nagiye gusenga n'imideni ry'inzu ya amezi 5 nabuza yo kwishyura, ariko ngira amahirwe nari nakodeshaga ku muntu mwiza. Imana ibahawe gukodesha heza n'ibitarabahiza mu izina rya Yesu, haleluya, amen. Ngiye gusenga nsaba ubwisha Imana, Imana irambwira ngo ntabwo ngo haye ubwishu gusa, nshinzira ngo haye n'amafaranga yo kujya kugura ikibanza. Ntabwo ari data wacu wabikoze, nta nuwo nzi. Ntabwo ari grand frere wabikoze, nta nuwo ngira. Ntabwo ari petit frere wabikoze, nta nuwo ngira. Ndashima Imana ko ari ibikora mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amina. Ba Esteri na Morodekayi nubwo bari mu gihugu cy'uretwa, Morodekayi akanga kunyurwa n'icyubahiro yari afite, akabagerageza nasimbutse byinshi, akagera kuri dogere yo kubica no kubicisha. Basanze nta zindi mbaraga ziri bubatabare, basanze nta rindi zina riri bubarengere. Bibuka ko nubwo ari impunzi mu gihugu cy'amahanga, hari Imana itagira impunzi mu bihugu by'amahanga, ahubwo amategeko y'amahanga Imana irayayobora. Bafata icyemezo. Morodekayi amaze kwandikira Esteri aramubwira ati niwicecekera ntabwo abayuda bari bureke gutabarwa, ariko we n'inzu ya so muzashira. Esteri ngo yibuka kata, yibuka password, yibuka ko nta yindi tekinike ari bukoresha. Aravuga ngo nimufate amasengesho y'iminsi 3 kandi mubibwire abayuda. Ntabwo ari ukubibwira abantu bose babonetse, oya oya oya. Iyo ugize icyifuzo ntugahamagara umupagani, jya uhamagara mwene so, mubwira uti nkeneye gusenga. Jya uhamagara mushumba, mubwira uti mushumba, ni wowe mwene wacu w'umuyuda w'Ishushani, fasha gusenga. Ahari Imana hari icyo yakora. Aramubwira ngo wandikire abayuda bose bari Shushani, mubategeke mubabwire bafata amasengesho y'iminsi 3. Aramubwira ngo kandi nyuma y'ayo masengesho nange nzatinyuka ngende ngibwami. Niba ari ugukira nzakira, niba ari ugupfa nzagira gute, nzapfe. Umva ikintu cya mbere amasengesho akora, amasengesho amara ubwoba. Ikintu cya mbere Satani yicisha abantu n'ubwoba, ariko abantu basenga bashira ubwoba. Ikindi cya kabiri, amasengesho akingura imiryango yari ikinze igakinguka. Icya gatatu mutari muzi, icya gatatu nyibabwire, abahanga bavuga yuko nta muntu ufite ubushobozi bwo gusunika amategeko. Amategeko niyo asunika abantu, amategeko niyo pushinga ibintu, niyo asunika ibintu. Niba hari umunyamategeko uri hano adufashe, nta muntu usunika amategeko ngo bikunde. Itegeko riragusunika. Murabyemera? Murabyemera? Nta muntu usunika itegeko, itegeko ni itegeko. Murabizi mu bihe bya lockdown ukuntu byari bimeze. Niba ari guma mu nzu ni mu nzu nyine, apana gusohoka. Wasohoka ugaririmba urwo ubonye. Yesu ashimwe. Nta muntu usunika itegeko. Dore ubushakashatsi nakoze nifashishije inkuru ya ba Morodekayi, nasanze amasengesho afite ubushobozi bwo gusunika itegeko hakabaho ibindi rishya. Amasengesho apushinga itegeko. Vuge ngo amen, haleluya. Nusoma muri Esteri ibice 9 umurongo wa mbere, ubwiteka n'itegeko by'umwami bwari buke rishyirwa mu bikorwa, abanzi b'abayuda bakabagiraho ububasha. Kubera ko basenze ibintu birahinduka, ngo abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Umusaruro wa mbere mu masengesho nuko Imana igiye kugwa kugira ububasha ku byari bigufiteho ububasha. Imana iraguha imbaraga zo kunesha umurozi wari uhanganye nawo. Yego bafite imbaraga, ariko imbaraga zabo ntabwo ziruta iz'Imana yacu.
Amen. Haleluya. Bwira umuntu mwicaranye ngo amasengesho asunika itegeko. Hello. Amasengesho asunika iki? Amasengesho abasha gusunika itegeko. Waba warisinye wese apfa kuba yarisinye atari Imana irimusinyishije. Iyo abasenga basenze itegeko rirahinduka. Reka nkubwire ngo abadayimoni hari amategeko bashizeho y'igihe utazarenza, y'ibyo utazageraho, y'urupfu ugomba gupfa. Ariko niba usenga ndagutangariza ko amasengesho yawe araza gusunika itegeko. Hano harimo abantu babwiye ngo ntibazigera bagira ubuzima bwiza forever and forever. Ariko Imana iravuze ngo kuko mwaje gusenga iryo tegeko ry'abadayimoni rarivuguruza. Amen. Haleluya. Amakuru mwahawe n'abadayimoni kubwo gusenga Imana iraje yavuguruze. Imana iravuguruza iby'abarozi bakoze kubera amasengesho. Imana iravuguruza ubushomeri kubera amasengesho. Imana iravuguruza ibyari ugupfa kubera amasengesho. Tuvuge ngo amina. Amasengesho ashobora kudakuraho urupfu burundu kuko twese tuzapfa, ariko amasengesho ashobora gusunika iminsi yo gupfa ukongererwa iminsi yo kubaho. Urabibona kwa Hezekiya ngo yarasenze, Imana ariyo yanamutumyeho umuhanuzi aramubwira ngo tegeka ibizaho ugiye gupfa, ariko ngo arebye ivure ngo arasenga yibutsa Imana imirimo, amaze kuyibutsa imirimo ngo Imana ifata ikindi cyemezo. Ibi mwirirwa muvuga ngo nta muntu uvuguruza Imana. Nakoze ubushakashatsi mbona abantu babiri bashobora kuvuguruza Imana. Mushatse mwambwira nkabababwira cyangwa nkabasimbuka. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Umuntu wa mbere uvuguruza Imana bikemera ni umunyabyaha wari waraciriweho iteka, akemera kumanika amaboko agakizwa, akizera Imana ko ishobora byose. Icyo gihe niyo yaba ari Imana yari yaragambiriye kumwica, Imana irabisubika. Umuntu wa kabiri uvuguruza Imana ni umunyamasengesho ukiranuka. Umunyamasengesho ukiranuka ari kuri dogere yo gusharinga ibitekerezo n'Imana, kugira inama Imana. Imana yigeze ifata icyemezo cyo kurimbura Abisiraheli. Mose aravuga ati no, ntabwo uri bubarimbure, ntabwo bishoboka. Haleluya. Amen. Imana iti ndabarimbura. Mose ati ntubarimbura. Iti ndabarimbura. Mose ati ntabwo uri bubarimbure. Amutera ingingo ya mbere, arayibwira ati ikintu cya mbere, aba bantu ushaka kurimbura bafite isezerano kuva kera. Bafite iki? Bafite isezerano, kandi wababwiye ko uzabagirira neza. Icya kabiri, waranababwiye ngo imbabazi zawe ziruta ibyaha byabo. Yesu ashimwe. Icya gatatu, nuramukubisha abanyamahanga bazaduseka, bagira ngo wabuze ibyo ubagaburira ubicira mu butayu. Komeza ubashyigikira ubageze iyo bagomba kugira gute, bagomba kujya. Imana ihindura gahunda, ntiyagira gute, ntiyabarimbura kubera ko bari bafite amasezerano. Reka nkubwize ukuri, hari ibintu byagatumye urangira, ariko kubera ko hari isezerano Imana yavuganye nawe, ntabwo uri burangire. Imana iraza kurinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze uko byagenda kose. Ntabwo ari wowe Imana irinze, oya. Imana irinze umutungo wayo uri muri wowe. Ntabwo ari izina shiro irinze, oya. Imana irinze isezerano riri muri shiro indani. Amina. Why? Yaravuze ngo abazagera ishiro barushye bazaruhuka. Kabiri, yaravuze ngo abazagera ishiro byatandukanye nzabiteranya. Yaravuze ngo abazagera ishiro byaranze bizemera. Yaravuze ngo abazagera ishiro bitagishoboka bizashoboka. Yaravuze ngo abazagera ishiro barwaye bazakira. Ntabwo irinze izina, irinze icyo yavuze kuri shiro. Haleluya. Amen.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amasezerano amara ubwoba, amasezerano acingura imiryango, amasezerano ashyiraho ibitagombaga kubaho. Ikindi, amasezerano atanga amahirwe mu gihe kitari icy'amahirwe. Esiteri kuko yagiye yasenze, yatunzwe iki? Yatunzwe inkoni. Amaze gutunga inkoni bisobanura ngo arahiriwe. Biba ari nayo nzira yo kugira ngo babashe gutsinda Morodekayi. Nkuko nabibabwiye, Imana ntabwo yakora amakosa yo gupfusha urumambo ubusa Morodekayi yashinze. Oya, Imana izarureka rubeho, ariko Morodekayi niwe uzarujyaho. Tuvuge ngo amen. Abantu iyo basenga bakizera Imana, ibyica abandi, Imana ibihindura ubuzima bwabo. Abisiraheli inyanja baciriyemo bakambuka niyo yisha abanyegiputa. Abahanga ingirwabahanga z'Abanyamerika zabwiye umuteoloji umwe, ziramubwira ngo ubwire abakristo yuko nta nyanja yigeze yica abanyegiputa. Abisiraheli batigeze baca mu nyanja. Genda ubwira Abisiraheli, ubwira abantu bose ko Abisiraheli baciye haruguru y'inyanja ku nkombe. Haleluya. Muteoloji arababwira ngo ibyo musabye si byo, ariko nange ni mu mico mbasabye ndemera ntangaza amakuru mu mpaye. Baramubwira ngo icyo dusaba cyose turacyemera, natwe niba wemera kujya gutangaza yuko mwayobye Abisiraheli batigeze baca mu nyanja hagati, baciye mu nkombe. Umuteoloji arababwira, waruzuye umwuka wera, arababwira ngo namwe ibyo bitabo by'abanyabwenge nimugende mwandikemo ko iyo nkombe itari inyanja y'umusozi ariyo yahindukiye ikica abanyegiputa bo kwa Farawo, ikica amagare, ikica n'abiwe bose. Nange ndaza gukonfirima ko Abisiraheli benshi bataciye mu nyanja. Ngo abanyabwenge bubika umutwe basanga nta kuntu bazasobanurira abantu ko inkombe arizo zisha abanyegiputa, bahita basubikiraho umushinga. Turashima Imana ica inzira ahadashoboka, kandi inzira iciriye abayo nihinduka urupfu rw'abagize gute? Bari babakurikiye. Tuvuge ngo amen. Ibyo bintu uri gutinya biri imbere yawe niwo mukiro wawe, kandi niyo nkota igomba kwica abanyegiputa bari inyuma yawe. Urwo rugamba uri gutinya ruri imbere yawe, Imana irashaka kurema amashimwe ugatambuka ukagera aho ugomba kugera. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Abana ze basaduraka mu muriro nibo bagize gute? Ako mwabaye mute? Ntabwo Imana iri bwemere ko abarozi bari kubaroga uburozi bwabo bupfa ubusa. Ntabwo Imana iri bubyemere. Ese ashimwe. Ifite ukuntu iri bubigorofanye bihindukira bari babifata. Ariko ubundi amarozi agufata nkande ko nta vitamine agira, ukabuta nazi naho akorerwa, nasubire mu baza agaciro kayo, nta gaciro k'amarozi dufite. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Satani nubwo azunguza umuriza akikaraga, ariko dufite Imana igomba kuturwanirira. Yesu yatsinze ibitego byinshi Satani, ariko reka mvuga ibitego bitatu yamutsinze hanyuma dusenga Imana. Yesu ashimwe. Yamutsinze byinshi ariko ndavuga bitatu. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Igitego cya mbere yakimutsindiye mu ijuru, ubwo Satani yigaragambye agasanga baremye umuntu arivumbagatanya. Hari ibintu ugiye kuzageraho abantu bisaze bagusiterese ngo kubera ko utabanje kubiganiraho nabo. Ujye ubabwira utuwiteka niwe wabimpaye, ibyo muvuga ntacyo bivuze, mwace maneno. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Satani arigaragambye yitera hejuru, avuza induru, aratogota umuriro uraka. Bafata icyemezo bamujugunye inaha mu isi. Icyo ni igitego cya mbere Satani yatsinzwe ku busa. Avuga ngo yagitsinzwe ku busa. Yagitsinzwe ku busa. Muri aya masengesho umwuka icyo yansobanuriyemo, Imana ikintu cya mbere igiye gukora muri aya masengesho y'iminsi 3 muri gusenga, Imana igiye kwirukana abadayimoni mu byawe no mu bawe no muri wowe bature kure yawe. Nicyo gisobanuro. Igitego cya kabiri Yesu yakimutsindiye ku musaraba igorogota. Ubwo Satani yarazi ko amurangije birangiye, ariko mu gihe yari arimo apfa, isi iratigita, hacura umwijima, ariko ngo umwenda wahera hahera utabukamo kangahe?
utabukamo kabiri, bisobanura ngo buri wese agere gute, yigerereyo. Igitego cya kabiri ugiye gutsinda satani muri aya masengesho, Imana igiye guca inzira uzayasohokamo winjira aho utari wemerewe kwinjira, kandi bikozwe n'ubufindo bw'Imana. Reka dukomere Imana amashyi. Igitego cya gatatu, igitego cya gatatu Yesu yakimutsindiye ikuzimu ubwo yamusangagayo, azi ko amurangije birangiye ari buhereyo, ariko akamuzukana. Kandi mbere yo kumuzukana ngo akingura n'ibituro by'abera, amwambura n'imfunguzo. Igitego cya gatatu nawe ugiye gutsinda satani, Imana igiye guca inzira nyuma yo kwirukana satani, nyuma yo kukwinjiza aho utari wemerewe kwinjira. Imana igiye kuzura n'ibyawe byari byarapfuye kera, ibisubize mu maboko yawe biciye mu masengesho. Tera haleluya, amena. Bwana asifiwe. Kuko twahagurutse tugasenga, turaza kwambuka tugere mu masezerano. Si ngombwa ngo abantu babe batuzi. Muri Yesaya 63 haravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli ikaba itatwemera, ariko Uwiteka ni wowe Mana yacu, uhereye kera kose niryo zina ryawe. Reka mbabwire, hari abantu bavuka mu miryango ariko imiryango ntibemera, yarabanze. Hari abavuka mu miryango, iyo miryango ariko ntibazi. Nubwo bimeze gutyo, yatumye tuvukira muri iyo miryango itatuzi, itatwemera, izaduha umugisha kuko turi abanyamasezerano. Mukozi w'Imana, tubwira uko wabonye inzu hirya yo kuba muri 5 Amen. Haleluya. Amen. Navuze ngo ni inzira ndende ya bitatu, nayo urumva twaje gusangamo imiswa biranga tuvamo, ariko nza kugira mwene data yemera kuncumbikira. Icyo cyiciro kivaho, tujya ndashaka, mfite umudamu n'abana, ndubatse, Yesu ashimwe. Maze gushaka ndiyandayanda, reka mzite kwiyandayanda, nishyura inzu amezi 2 y'ibihumbi 70, 3,500. Nari boss, nari nagaragaje, ye baba we, yewe ahubwo Imana igira amaboko. Hari umuhungu hari mu majyepfo ngo wagiye gukora ubukwe, agiye gukora ubukwe abwira mugenzi we ati ngwino dusaba Imana ibintu izaduha mu bukwe. Ngo barandika, yandika ibiro 5 by'umuceri, yandika 2 by'akawunga, agera ku isukari, yandika n'akaritiro k'amavuta. Wageze ku karitiro mugenzi we aramubwira atoya, ati nawe ahora kabije, andika litiro 3 byibuze. Mugenzi we aramubwira ati mbabarira, nshingiye ku kuntu nataganga, ahubwo Imana ndayigoye, nibi niramuka ibonye aho ibikuri zaba ari Imana. Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira n'ibyo tuyisaba. Tuvuge ngo amen. Ndiyandayanda njya muri iyo nzu y'itatu 5, niyo nashakemo, niyo nakoreyemo ubukwe. Ikibuga kirongera kiracurama, irananira, njya mu Kagarama gukodesha ku mugabo, ntago muvugira hano. Maze kumukodesha nawe nsanga inzu yari afite ntabwo iruzura, arambwira ati ariko ndaguhamo icyumba kimwe hano, hanyuma uzajya unyishyura 5,000. Ndamubwira ni nta kibazo, nzajya nyakwishyura. Yarinze itameze neza, ariko tuzajya duhurira muri saro, nugira abashyitsi uzajya ubakirira muri saro yanjye, nanjye mbakirire muri saro yanjye. Mfite umudamu mutagira ngo ni gege nyine, Yesu ashimwe. Ndagenda ndahaba, hanyuma umugoroba umwe aza gutahasanga turimo turasenga. Nasenganaga n'abantu 2, twazamuye amajwi, abarokore mufite ukuntu muhimbarwa ukagira ngo inzu ni izanyu. Fata manetu wako ukajya ugira ngo hari amabati nashyizeho. Ikigabo nacyo cyari kirimo za kagarara z'abadayimoni, kiraza kirumviriza uko dusenga, uko duhanura n'ibiki byose, kandi ni kizi Yesu, cyakora kiza abapfumu. Aravuga ati aba bantu bazankorera ishyano bo gatsindwa birirwa bavugira ibi birimi mu rugo rwanjye. Tumaze gusoza gusenga mbona arinjiye, yinjiraga iwe arambwira ati rero ibintu mwirirwa mukorera mu nzu yanjye ntabwo mbishaka, ngwaye piriyafi. Piriyafi abandi nzabigenza gute? Yesu ashimwe.
Amen. Haleluya. Ndavuga nuzi n'ibindi aba ni abadayimoni. Mfata icyemezo, mfata amasengesho y'iminsi 3. Nimugakinishe 3 karakora. 3. Ngwiki kangahe? 3. Fata amasengesho njya mu ishyamba samuduha mu bihuru. Njya gusenga nsengera umugabo ngo Imana imucishe bugufi piriava yisubirane andekere mu nzu. Ngiye gusenga Imana iransangira ambwira ngo ntugende ngo umusabe kugabanya iminsi ya piriave cyangwa se ngo umusabe kukubabarira. Ndi Imana ishobora byose. Haleluya. Amen. Nk'uko akagezi ka Kreti katakomeje kubonekaho amazi n'imitsima n'ibikona biyizana, ni nako nawe filime ya hariya irangiye. Ndakwimuye, ndi Imana ishobora byose kandi nkujyanye ahari utahariye. Amen. Ndataha mbwira madamu nine nagiye gusenga yo gusaba imbabazi, none Imana irabimbujije. Ati bikubujije gute? Irambwiye ngo ifite izindi nzira igiye kwa dukura, ntiyambwiye ngo iratujyana Sirafati. Yesu ashimwe. Irambwira ngo kandi ngo haye ikimenyetso uzimuka mbere ya piriave, mbere y'iminsi baguhaye muri piriave. Abantu bahaye piriave Imana igi bacira inzira mwimuke mbere y'iyo piriave. Niba barabahaye iminsi 15 Imana igica inzira mwimuke mu 10 cyangwa muri 7. Niba barabahaye ukwezi Imana igica inzira mwimuke muri 15 cyangwa muri 20 mutaragera kuri 30 kugira ngo batabafata nk'umutwaro. Ndasenga ariko nyuma yaho ndavuga nireka ngira ubwenge. Nari nangiye kumenyana n'abantu bafite imbaraga z'umufuka, mbashyira kuri liste. Ndavuga n'uyazama 10, uyazama 2, uyazama 3. Ndavuga aba nibo bazishyura inzu. Ndimo gusenga njyamye nijoro ndota ngo ndahantu mu ishyamba ngiye kuganiriza umuntu uri kwasa ibiti. Nsanze ari kwasa ibiti ngo ndamuganiriza, ariko muganiriza mfite intege nke. Negamira igiti cyari bugufi bwe, nyegamiye kirahirima. Nimuka njya kwegamira ikindi nacyo kirahirima. Negamira icya 3 kirahirima. Negamira ibiti bigera muri 5 birahirima. Ngiye kwegamira icya 6 namubaza ngo kuki ibi biti byose ndi kwegamira biri guhirima. Arambwira ngo ibyo biti byose uri kwegamira byaramunzwe, nicyo ngicyo ubona mu mizi yacyo gifite ikibazo, nucyegamira kirahirima. Biranshanga, ijwi rirambwira ngo bari abantu bose wiringiye ko bazaguha amafaranga ukishyura inzu ukimuka, ntabwo ari bo nzacamo. Mfite izindi nzira bameze nka biriya biti bihirima, nta kintu bazigera bakumarira. Ndashima Imana kwigira inzira tudakeka. Niba Imana yaraciye mu idirishya ubushize, itegerereze muri kositara, ntabwo Imana izongera guca mu idirishya. Izaca udakeka kugira ngo imbaraga zayo zigaragare. Uge ngo amen. Haleluya. Hanyuma birangiye ntegereza ko nzabona amafaranga. Ndavuga nti ndabigenza gute ko amarezo yose mbona yanze. Hari umumama twari tuziranye wacuruzaga agataro, yabaga muri Kangondo. Kangondo ni za Nyarutarama, abantu babaye Nyarutarama barahazi. Mu gitondo nibusoza amasengesho y'iminsi 3 araza arakomanga arambwira ati Imana yantegetse ngo nkuzanire 30,000. Wacuruzaga agataro, na gataro yacuruzaga. Agataro murakazi se shaka muri abanyamujyi. Isawa rero ntako muzi. Yesu ashimwe. Amaye tarane ndavuga n'Uwiteka birimo. Yesu ashimwe. Amen. Njya gushaka inzu rero, nyibona ahantu mu Kagarama munsi ya New Jerusalem bita by'Imana, ku rusengero rwa New Jerusalem abahazi. Ariko nsanga ni inzu iri yonyine. Ikintu cya mbere abapangayi bakunda inzu iri yonyine. Yego tubihurijeho. Ikindi cya kabiri abapangayi bakunda inzu ifite cash power yayo, badasangira n'undi muntu. Cya gatatu abapangayi bakunda inzu ifite konteri yayo y'amazi, idasangiraho n'undi muntu, kugira ngo birinde rwaserera z'amafagitire. Nibyo namwe byababayeho. Ngira amahirwe nsanga iyo nzu yujuje ibyo byombi, ariko nsanga ni inzu imeze gutya. Kondisiyo zose irazujuje, ariko nkabona iragaramye cyangwa imeze nk'umugore utwite ugiye kubyara. Banshi 20,000. Ndavuga ni 5 ko bizananiye kubyishyura. Uriya madamu witwa Korodete wa Kangondo akaba yamaye tarane.
20 biravamo gute? Nsanga ntibiri buvemo. Ariko ngiye gusenga Imana, numva umutima uranyemeza kuba muri iyo nzu. Yesu ashimwe cyane. Imana ica izindi nzira ntakekaga, mbona andi mafaranga. Nishyura amezi 2. Maze kwishyura amezi 2, ijwi ry'Imana rirambwira ngo iriya nzu nubwo wari warayiziritseho kubera ko wayishyuraga makeya kandi udashoboye, nayo udashoboye, ariko nyigukuyemo kuko yari irimo abadayimoni bafunga imigisha yawe, nkuzanye mu nzu izinjiramo imigisha. Haleluya. Iyo nzu y'ibihumbi ninkubwira ngo nabaye mu nzu y'ibihumbi 20 nananiwe kwishyura ya 5, umere nk'umuntu wananiwe kwishyura ya 3 Imana ikagushyira mu ya miliyoni. Zumve gutyo kuko ninge wivuga si we mvuga. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Finally inzu mbasha kuyishyura, nkajya nishyura amezi 2 3, Imana ikingura imiryango, mbona amafaranga, nkajya nishyura gutyo. Ariko igihe kimwe ndi gusenga, Imana irambwira ngo nakujyanye Sarafati, none ndashaka kugukura Sarafati nkakujyana i Karumeli aho uzahanganira n'ingabo za Satani zose ukazitsinda ukinjira mu nzu yawe. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ndimuka mva muri iyo nzu, mva muri icyo cyiciro njya mu nzu y'80, barazamura bageza mu 100. Bagejeje mu 100 rero nibwo natangiye kugira weakness nabwo kwishyura, nkabona hari kubitama 2 3 4. Ariko umuntu unyiri igipanga akayambwira ati ndabizi uri pasiteri, wowe urasenga ntabwo uzanyambura, uko byagenda kose uzayampa, ndakuzi ndakwizeye. Imana igibaha abantu bazima bashobora kubihanganira mu bibazo, ko turi mu isi tuzagira ibibazo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Njya gusenga nakira Imana, nsaba Imana ko Imana yancira inzira ikagaragaza ukuboko kwayo, nkabona amafaranga. Ndangije Imana irambwira ngo ngucire inzira, ngo haya amafaranga yo kwishyura inzu, kandi numara kuyabona azakurikirwa n'andi azagucira inzira, none ukabona n'ikibanza. Ndavuga ni karabaye. Tuvuge ngo amen. 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 Mbona inzira ntizihari, ariko Imana iza guca inzira ikora ibitangaza, nza kubona miliyoni 2. Amen. Maze kuzibona ndagenda nishyura inzu, maze kwishyura inzu njya kugura akabanzi karembure. Amen. Hanyuma igihe kiza kugera, ubuzima nanone bumera nkaho bugenda bumanuka gake. Bona bisa n'ibitari kwanga, mbona harimo haragenda hinjiramo utundi tudeni. Nsubira gusenga n'abantu, Uwiteka we wankoreye igitangaza ko wavuganye natwe ko tuzambuka tukava muri iyi Yorodani tukagera mu masezerano, biragenda gute? Hari umuntu wabaga muri Switzerland, hari umushinga yashaka gukorera inaha, ariko kubera icyizere yaramfitiye yashaka ko tuzawukorana, agashyiramo amafaranga agera muri miliyoni 6. Tupanga umushinga, turanabyemeranywa. Tumaze kubyemeranywa, ariko igihe kigeze cyo kugira ngo dukore umushinga tuwushyire mu bikorwa, arambwira ati ndabona bidakunze, ariko kubera yuko nabisezeranye nawe kugira ngo utagira ngo ndagutengushye, ndashaka kuguha miliyoni 3, wowe ukazirwariza, nange izindi 3 nkazigumana, kuko ibyo napangaga ntago bigikunze. Ku mutima ni Imana umfasha yohereze yuzuye, ntararata yohereje. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ndavuga ni Imana ubu koko aya mafaranga azaza. Reka nkubwire, mu masengesho Imana ikoreramo ibintu biruta iby'imitima yacu ishobora kwakira. Yesu ashimwe. Arambwira ati mbwira konte, ndayimubwira. Arambwira ati yo banki ubitsa mirananiwe ntabwo ikorana n'izina ahangaha. Njya gufungura konte muri Beka. Njya gufungura konte muri Beka, mbaza ibyo yagombaga kumbaza, ndabimwoherereza. Maze kubimwoherereza mu gihe cy'icyumweru kimwe amafaranga arayohereza. Amaze kuyohereza, ijwi ry'Imana rirambwira ngo nshiye inzira, ninjye washatse ko uramushinga upfa kugira ngo ubone umugabane wawe, kuko nari narateguye ko umugabane wawe hari icyo uzakumarira. Nange niyumvamo ko nta kindi kintu gikwiriye kuvamo, ari uburyo Imana ishaka kugira ngo inkure muri gakondo y'abandi, ahubwo impindi gakondo,
uko nabonaga aho nari mfite mbere ntari kwakwirwa, ntari kwashobora. Imana incira inzira, ayo mafaranga ndagenda ngira amahirwe nkubitana n'undi muntu ufite ikibazo, ndagenda ngura ikindi kibanza. Maze kugura ikindi kibanza nibwo natangiye kubaka gake gake. N'ubu sinduzuza bubaka, murabizi ntitujya dusoza, duhora twubaka. Imana ica inzira. Igihe kimwe ntarahuzuza, ijwi riransanga rirambwira ngo genda usezere nyir'inzu mbere y'uko agusezerera, kuko nagusezerera izina ryanjye rizata agaciro, kandi sinshaka izina ryanjye rita agaciro. Bari wowe usezera mbere, kandi nzakwereka ko ikimenyetso cy'uko hari hageze. Ndagenda mbwira umugabo nari nkodeshejeho, ndamubwira ndashaka umapiriyave nkimuka. Arambwira ngo kubera iki wimutse? Ndamubwira ni numva igihe cyo kwimuka nkava ahangaha cyageze. Arambwira ngo Imana usenga ni Imana nyamana, kuko nanjye napanga kuguha periyave mu kwezi gutaha, ukava mu nzu yanjye nkayikatamo amashamburete, kuko aribyo byinjiza amafaranga menshi. Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Nta jambo na rimwe ryiza Imana yabwiye Abisiraheli ritigeze rigira gute? Ritigeze risohora. Amagambo yose meza wavuganye n'Imana, niba ariyo mwavuganye akaba atari abantu mwavuganye, byanga byakunda bizagira gute? Bizasohora. Twabonye Imana mu mbaraga z'amasengesho. Nabonye Imana mu mbaraga z'amasengesho. Abarozi baroze murumuna wanjye na mushiki wanjye. Murumuna wanjye arapfa turamuhamba, mushiki wanjye arasamba ku mugoroba. Abamaze gushyingura murumuna wanjye bategura gahunda yo kuza gushyingura na mushiki wanjye mu gitondo. Turimo dusenga ndi kumwe n'abarokore 7 mu gicuku cya nijoro. Imana iravuga ngo uwo mwashyinguye mwamushyinguye, ariko uyu ntabwo ari bushyingurwe. Ndamwiyubahishirizaho nanga ubuzima. Amasengesho we tuvuge ngo amen. Imana iratubwira ngo ibyari ikiriyo cyo kumwerekeza bisimbuje ubukwe, nshiye inzira, ndamuzuye, muhaye ubuzima, kandi nyuma yaho azahita akora ubukwe. Imana yarabikoze, byarabaye. Imana yari yerekanye kubw'ubuntu bwayo. Nta handi byavuye, ni mu masengesho. Witakariza Imana icyizere. Nubwo ubona utinze ku musozi watagangaye, Imana iracyakuzirikana, hari ikizakora. Niba mwaravuganye, niba nta rubyaro ugira, humura ndagutangariza ko Imana izaguha urubyaro. Maze gushaka twarabyaye, tumaze kubyara tuza kugira inshuti mbi iturogera umwana. Yesu ashimwe, amen, haleluya. Twaraye tuvuye kwa muganga mu gitondo, ntwaye umwana mu ntoki ngiye kumukingiza. Madamu umusize mu rugo kuko yari akiri ku kiriri, umwana mpfira mu maboko. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, n'umufasha utigera yoza seruka mu magorwa. N'umufasha utigera yoza seruka mu magorwa. Mbega notanga iki? Mbega notanga iki? Namenye ishimwe ryawe. Mbega notanga iki? Namenye ishimwe ryawe. Naguhaye umutima wanjye uganze mukiza. Naguhaye umutima wanjye uganze mukiza. Naho imisozi
nawe imisozi yokorana, naho inzuzi zosubirana, sinzoheba abana. Subiramo, sinzoguheba, sinzoguheba, sinzoguheba abana. Haleluya, amen, amen. Mu masengesho niho tubonera Imana, mu masengesho niho tubonera agaciro. Tuvuge ngo amena. Mu masengesho niho tubonera igikundiro. Bwana asifiwe. Reka nkubwire ngo ntabwo Imana idukunda kubera ko turi beza. Oya, oya, oya. Fatira mu kiganza cya mugenzi wawe umubwire aka kantu. Mubwire ngo Imana ntabwo igukunda kubera ko uri mwiza, ahubwo ikugira mwiza kubera ko igukunda. Ntabwo Imana idukunda kubera ko turi beza, ahubwo itugira beza kubera ko idukunda. Ntabwo Imana iduha agaciro kubera ko turi ab'agaciro, ahubwo kuko ari iy'agaciro tukaba twarayihisemo. Yadusezeranyije agaciro. Amasezerano dufite n'ayo kuba hejuru, ntabwo ari ayo kuba hasi. Ariko kugira ngo twambuke tuyagereho, biradusaba guhaguruka tugasenga, tugashyira amavi hasi. Birambabaza, birambabaza ugasanga umuntu nta mafaranga agira, nta mafaranga agira, nta buranga agira, mashuri yaraciriritse. Reka nanabibutse ko muri iyi minsi nta mashuri menshi ariho, kuko system irahora yiyapudetinga. Buri munsi hari kugenda haza amashuri, amanivo, amarefu agenda azamuka azamuka. Twavutse biga serayi bakarya bakanywa. Wiki twavutse tubona abantu bize segondera ari abantu bakaze, aribo baba bakonseye, aribo baba barunaka. Imanite nta kintu ivuze, nta kintu isobanuye. Kuri ubu ngubu na lisansi ye irata agaciro, birasaba za PhD, za dogitora, kwisipesiyaliza iyo hirya. Ariko ibyo byose nta kintu bivuze iyo wavuganye n'Imana. Imana ica inzira aho zitari, ukabona icyo utari ufite. La serefa, haleluya, esharago, haleluya, ende sasema. Imana ifite akazi karize, ifite n'akabatarize, ifite akabavukiye mu cyaro, ifite n'akabanyamuci. Imana ifite akazi. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana. Tuvuge ngo amena. Haleluya, haleluya, haleluya. Yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzakujya imbere, kandi nimara kukujya imbere, ninsanga twa Dodani nzajya ngenda nturinganiza. Kandi nimara kuturinganiza, hari abantu bakenyeye ibyawe, nzajya mbakenyuruza. Haleluya, kugira ngo ngukenyeze. Vuga ngo amina. Ibihindizo nzabicamo kabiri. Hari ibintu Imana icamo kabiri kuko abantu basenze. Haleluya. Ndashaka ko dusenga, ndashaka ko dusenga, ndashaka ko dusenga, ndashaka ko dusenga. Wanyemerera niba bishoboka mu cyubahiro cyawe, ukabona ahantu upfukama tugasenga Imana. Niba bishoboka mu cyubahiro cyawe, ushaka ahantu upfukama dusenga Imana. Ela sela poseregre. Hallelujah. La sande bote elo basirima. Shendo breneregre.
iri torero Imana irashaka kuricira inzira aho zitari kugira ngo rigere aho ryifuje kugera kera. Hari gahunda bari bafite muri iyi myaka 3 itambutse, ariko hari imbaraga zabidistabinze ntago byabaye. Imana irambwiye ngo isubukuye imishinga yanyu, Imana isubukuye imikorere yanyu. Ela sade pose la fasha chance moregrene, kandi umushumba wanyu mukuru Imana imurinze kugira ikibazo cyo mu nda, agahora ari umukiriya w'abajenekologe. Imana yasenze iravuze ngo ibyira byanze, imbaraga z'amasengesho la sendi bota rero siri broberegra. Muri aya masengesho Imana ivuze ko ikuyeho ibitaramo by'ibiriye muri iri torero, ishizeho ibitaramo by'amakwe, ishizeho ibirori by'amashimwe, ishizeho ubutabazi bwayo, ishizeho imbaraga zayo. Haleluya. Lela sirimeremo chasse botelema. Abantu babahaye amasezerano, hari support abantu babemereye, ariko de kansiri forama kuko abana ari babi. Bamrodekayi babaciye inyuma, bahamani purito babaciye inyuma bajya kubasopanyiriza, bituma mutakira ibyo mwagombaga kwakira. Imana nsenga, Imana tuvugana irambwiye ngo iciye izindi nzira zirimo ibisubizo biruta ibyo mwari mutegereje. Ari ishobora byose la serefodebo chance negota tola marigrede posenema chesto sefedebo landase. Muri aya masengesho abazaba maso bakayabonekamo uko bikwiriye, Imana igambiriye kubakoreramo ibitangaza bikomeye. Haleluya. Ntabwo ari amasengesho yo kwambuka gusa ngo mugere mu masezerano, ni amasengesho yo kurema n'ibitari biriho bikabaho, ni amasengesho yo kuvugurura amasezerano yanyu, ni amasezerano yo kubahesha agaciro. Ela sirifo kandi nabwiye ngo muzazanemo ibyifuzo bimaze igihe byari byarananiranye, ntimuzazanemo ibyifuzo bisanzwe, muzazanemo ibyari byarananiranye. Ede sopeta shasta forama ede konsirimeregra pense elalamo. Twasomye ijambo rivuga ngo ntabwo Imana izarangarana intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, ahubwo izazirengera. Ariko Yesu yongeyeho akandi kantu kavuga ngo izazirengera vuba vuba. Ndagira ngo dusenge Imana kandi twese tuzamura amajwi yacu. Anda sere mari grefo brene. Nabonye basengeye ibyifuzo byanditse, nabonye basengeye ibintu byinshi, ariko hari umuntu Imana yangeretse ufite icyifuzo we kiri muri telefone. Nabonye umuntu ufite icyifuzo ya foto yagifite muri telefone. Fungura telefone yawe gutya uyizamure, icyifuzo cyawe wafotoye. Hari icyifuzo wafotoye nabibonye, Imana irareba, ntabwo Imana ihishwa. Harimo wafotoye urwandiko, harimo wafotoye icyangombwa, niba ari icyangombwa kibiki sinasobanukiwe. Elansere bosirikre ta savoje dobe. Harimo n'ufite ifoto y'umuntu ni kubibona ari hehe, hari kubundi eleso sawa eshasta la mare grade pe londa sasema la konsere bayirigren. Mwirinde kuba muri aya masengesho nk'abarwayi bajya kwa muganga bafata imiti bataha, ahubwo imitima yanyu ibe muri aya masengesho nk'abarwayi bajya kwa muganga bakabaha ibitaro. Mube mu masengesho nk'abari mu bitaro. Nimwemerere kugenda dogiteri atabasezereye, atabahaye icyabazanye kwa muganga. Ela sene bodegrene sheso balela ende fo sandiba la kosare brini rigrede fola pa elo tasiribre. Reka twese tuzamura amasengesho yacu tubwira Imana ngo Mana dusobanukiye ko aho duhagaze atariho twakagombye guhagarara, ahubwo dukeneye kugira ahandi twinjira. None wadusabye kugira icyo dukora kugira ngo tuhinjire, kandi icyo nta kindi ni ugusenga tukaba ku karago. Dore twaje Mana yacu, zamura amasengesho dusenge. Ela sare marepa, zamura mutiyaje y'amasengesho, zamura mutiyaje y'amasengesho, zamura mutiyaje y'amasengesho, zamura amasengesho. Ele sela la taisere boregela shere mole pa efoza de maregrene ma
mani mini grene. Ende tosele posala kota. Fose nima aja salema. Pelo che satala bonema le crete totrare. Landa salamo sheto menia. Imirimo yawe Yesu. 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 Indete senema. Shesenema le kosenema. Eletese. Osalema le grenema. Endo sopa isinima neketa. Igomba guhinduka tukindira mu masezerano biciye mu masengesho. Igomba guhinduka tukindira mu masezerano biciye mu masengesho. Igomba guhinduka. 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 Ela seli le fele. Je sale male kote. Lo ola sala more benike. Igomba guhinduka. Igomba guhinduka. Igomba guhinduka. Igomba guhinduka. Igomba guhinduka. Aho utuye bigomba guhinduka. Aho ukorera bigomba guhinduka. Aho usengera bigomba guhinduka. Mu rubyaro bigomba guhinduka. Mu kazi bigomba guhinduka. Reka dukomere Imana amashyi twese. Reka dukomere amashyi Imana menshi. Reka dukomere Imana amashyi twese. Reka dukomere Imana amashyi. Reka dukomere Imana amashyi. Ele sopeta. Sawa sawa. Reka dutuze. Tutihagazeho. Uyu muntu wari urimo hano ubuzima bwari bucanze wumvaga gupfa bimurutiye kubaho ku buryo ahora apanga kwiyahura, azamura ikiganza tumutunga isengesho agire gutya. Mbonye umuntu washaka kwiyahura, sanga upfukama hano hafi imbere, abakozi b'Imana baze kumfasha tugusengera Imana. Elasa forama. Muri ba bantu navuze bafite ibyifuzo muri telefone, harimo umuntu ufite message iri kumwaka ibisobanuro. Ndamushaka nawe message mwaka ibisobanuro kandi mu rwego rutoroheje. Elo serema senigota pasiri greje dobre forabra. Uyu muntu urwaye umugongo ariko umugongo ukaba waratanye, amagufa akaba ameze nk'ayatanye. Deno saserema, zamura ikiganza huri. Zamura ikiganza. Eneto siribini rigrenema alasere grenema. Umva ko mbona umugongo wawe udaturuka ku kibazo cy'uburwayi gusa, harimo n'imyuka mibi, harimo n'imyuka y'abadayimoni. Ende sobrefo. Kandi abadayimoni bamaze iminsi bakugera amajanja bashaka kukwica bakoresheje ibintu byo guserereka muri quartier, ugatsikira ukikubita hasi. Imana ikuramiye inshuro zirenga 3 iri kumbwira ngo warabibonye. Nibyo warabibonye. N'abarozi bagutega imitego barashaka kukwica, no mu nda yawe harimo ikibazo. Elase fode pasiri grene elalasa molapo. Hari ibice bimwe na bimwe byo mu mubiri wawe, mu nda yawe mbona byamunzwe. Imana iravuze ngo muri aya masengesho igiye kuborora ibice byari byaraboze mu mubiri wawe, ishyire mu buzima kuko ari ibasha gutanga ubuzima. Umva we washaka kwiyahura, Imana irambwiye ngo izere Uwiteka, irashaka kugucira inzira. Kandi cya kabiri, babarira abantu mbona bagutengushye mu buzima, bituma ubabara, bituma ujya kure. Ndabona hari n'ibintu wigeze kunywa bimeze nk'ibisembuye ugira ngo wimahoroneze urebe ko watuza. Ede sorema, ndimo ndabibona. Ntabwo ari ibyo uzanywa, warabinyweye wagira ngo wimahoroneze, ariko ntabwo byakunze. Hari na promesse yawe yo kujya mu mahanga mbona yapfuye. Eshastalema, wari uriho umwuka wo gutenguha no kubeshya
utuntu yihanagure. Esaselima shestosene endepari. Imana irambwiye ngo wafata imyanzuro mibi yo kwigirira nabi, nta kintu gitinya, usigaye ukora ibintu byose nk'umwiyahuzi kuko ubona ntacyo bikumariye. Imana irambwiye ngo yakuzanye muri aya masengesho kugira ngo ikurokore urupfu, icya kabiri kugira ngo ikugarurire amahirwe watakaje, icya gatatu kugira ngo igukize indwara ikomeye mu mubiri wawe abana b'abantu batabasha, icya kane Imana iciye inzira kugira ngo ubashe kwambuka ugere hakurya. Nubwo byapfuye Imana irabizuye kuko ari ishobora byose. La seremere koseremare tonsene minigeshe dobe la samela kosere. Imana irambwiye ngo ntabwo usinzira. Imana irambwiye ngo ariko uciye inzira uhereye none, tuvuge ngo uhereye none. Uriya mwana Imana irambwiye ngo igiye kumuha ibitotsi, ugiye gusinzira, ugiye kurara neza. Ela tasiri brene costa. Ndabona nta minsi barirwa ku ntoki, abadayimoni bakugabyeho igitero mu nzozi barakuniga. Wumva ibikuniga urabyibuka? Ni igitero cy'abadayimoni. La conserema kubw'aya masengesho waje mishiro. Imana iravuze ngo hagati yawe na kiriya gitero gishaka kukwica nijoro ihashyize urukuta rw'umuriro, ntabwo bari abadayimoni bazagaruka. La sara potela. Kandi waje useta ibirenge ari nko gupfa kuza uturayinga ngo birebe ko bizagenda byakunda. Ndakubeshyera nko gutestinga byo gutamporeza utazi ko biri bukunde. Ntabwo nkubeshyera, ntacyo mpfa nawe, sinanakuzi. Epose la tasirima. Imana irambwiye ngo nguhanurire ngo birakunda, 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 birakunda. Icyanyuma Imana irambwiye ngo aya masengesho uzayabemo neza. Ndabona hari ibyagusibya ntuyagarukemo, ariko yabemo uyasoze kuko Imana irashaka kugukuraho imigozi ukayasohokamo winjira mu butabazi. Niko Imana ivuganye nawe. Ela selemo seregrele shesalamor pesalima di conselemo le kotela folama shesalima si kosiri binigrele. Ziriya mbaraga zishaka kukwica ntabwo zizakwica. Imana izigaragaza, Imana izagaragaza ukuboko kwayo kuko Imana ni urukundo. Turi mu masezerano, abadayimoni nubwo bashaka kutwica ntabwo bari butubashe. Baraza gukirana basanga umwami wacu ari bugufi bwacu. Haleluya. Ibintu byose Imana yabireka bikagenda, ariko Imana ntishobora gutuma icyubahiro cyayo kigenda. Kubwayo izabyikorera, ibyo itazakora ku bwacu izabikora ku bwayo. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Wowe wambaye akantu kameze nk'agasengeri wa mama we w'inyuma. Yes, wowe. Ela sale poseregre. Prophesy. Icyambere Imana iravuze ngo iguhaye imbaraga zo gukizwa no gusenga kuko wafininaga, ariko Imana iragucyajije mu buryo bw'umwuka. Kandi de sase foreman ufite intambara zo mu miryango yombi. Ane sopere. Niba mvuze yombi nanze kudetaya, turi kuri kamera. Eshesti for elolasa anema. Ibyo izo ntambara zarakubabuje, uburepfo na ruguru, uburuburishyo etesolema byasanze, ariko Imana iravuze ngo iritse icyo gikuta ikwinjire mu masezerano kugira ngo yerekane ko nawe wayisenze, kugira ngo yerekane ko nawe wayisenze. Imana igukije uburwayi buri mu gatuza, Imana igukije ikibazo kiri mu mugongo no mu nda, Imana ikuye ikibazo cy'imitsi yo mu mutwe itaserivaga amaraso uko bikwiriye byatuma ugira isereri. Imana ihagaritse umudayimoni w'injangwe baprofesa ukazenguruka. Ndimo ndamubona uriya mudayimoni uza mu ipusi. Elosa pasilokesa eshela sondrere enoketa. Ni abazimu bamwohereza. Waramubonye nawe, waramubonye. Tell me, waramubonye.
iba hejuru y'amabati y'urizenguruka. ihora izenguruka. Marayika w'Imana aratumwe ngo afure umwambaye irase. Haleluya. Kuko ikubuza gusinzira. Ni nayo iherutse kuguteza ikibazo cya hano mu bikano. Waraye nabi. Imana iravuze ngo urarara neza. Nta muntu wigeze agera ishiro ngo arare nabi. Haleluya. N'ahana yagiye atagira urubyaro atahana Samweli. N'ahana yagiyeyo nta gaciro afite atahana agaciro. N'ahana yagiyeyo peni na museka atahasekwa nawe. Tuvuge ngo amen. Elasine kota la lance elopeteta. Abantu baraguhemukiye bagukorera ubugome kandi ntacyo wabakoreye. None barahindukiye bakora ishyirahamwe ryitwa tukurwanye. Reka bariko nijita ibyo bakora barabihindura bakabyitirira wowe, bakakugira umugome, bakakugira umurozi, bakakugira igicucu. Kandi ibi byose mbona bakurega urarengana. Imana ikurenganuriye mu masengesho y'ishiro. Subira mu mwanya wawe, reka dukomere Imana amashyi tuvuge ngo amen. Sale montela conference regre. Zamura ikiganza soze. Zamura ikiganza dusoze. Amasaha yagiye. Subiramo ngo mwami Yesu ndahishuriwe menye ko aho ndi atari wo nkwiriye kuba ndi. Ngomba kwimuka nkagira aho mva, nkagira n'aho ngera. Namenye umuti para amasengesho. None dore naje mu masengesho. Ejo nzagaruka, n'ejo bundi nzagaruka. Uyereye none nemera amashimwe nzaza ejo nabwo uzanemera nzaza n'ejo bundi nje gusoza amasengesho. Dukomere Imana amashyi ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Murakoze.